tera imbere nicyo gisubizo cy'ugusuzugura, cyagututse, cy'ukwifuriza nabi, nicyo gisubizo. Don't waste your energy ujya gusubizanya gusa mu magambo, ujya gutukana, bihorere. Wowe kora ibikureba. Iyo wiyubashye ukubaha n'abandi barakubaha. Iyo wiyandaritse uba wiyimye agaciro, nta wundi ukaguha. Inkuru ya Afurika yanditswe na Bandi. Twe tugomba gutwara ibibazo byacu n'ibisubizo byacu, tukandika inkuru yacu. Ntitwashobora gusubiza amasaha inyuma cyangwa gusiba ibyakozwe, ariko dufite imbaraga zo guhitamo ejo hazaza, kandi tukemeza ko ibyabaye bitazongera kuba. Hagomba kubaho umuntu ujya abwira abandi guhinduka no kugira ibitekerezo bishya, kuko guhinduka ni ikimenyetso cy'ubutwari. Intego yanje ni ukuteza imbere igihugu, guha abantu ubushobozi, kandi muri bo hazavuka umugabo cyangwa umugore uzansimbura. Muri Afurika y'iki gihe niyo gucuruza n'ishoramari, si inkunga, kuko nibyo shingiro ry'iterambere. Twakoresheje inkunga mu kubaka ubushobozi kugira ngo ejo tutazongera kwikeneye. Nabayeho nk'impunzi. Ibyo byanyigishije ko umuntu ashobora kwiyubaka, akava mu buzima bwo kubaho nabi, akiyubakira ahazaza. Umutekano w'igihugu ni ngombwa ku iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Iyo abantu bari mu bukene cyangwa mu kutamenya gusoma kwiga, baba banyuze mu nzira yoroshe yo gucishwa bugufi cyangwa manipule. Ikoranabuhanga ryazanye amahirwe menshi mu burezi no mu buzima, cyane cyane ku bagore. Ibibazo byinshi ntabo bikemuka mu munsi umwe, ariko intambo yerekeza ku mahoro n'umutekano muri aka karere ni intambo ikomeye. Ntabwo ari ngombwa kuba umuyobozi w'igihe cyose. Icyo dukeneye ni abayobozi bafite ubushake bwo gukorera abaturage. Ubwigenge n'iterambere by'ukuri bitangwa no kwigira, si ukubaho mu gusaba inkunga igihe cyose. Abagore bafite uruhare runini mu muryango n'igihugu. Tubashigikire, tubashiremo ikoranabuhanga n'amahirwe. Iyo igihugu gifite abantu bafite ubushobozi, amahirwe n'ubushake, urwego rw'ikiremwamuntu rurazamuka. Demokarasi ifite agaciro niyo abantu bafite umutekano, ubushobozi bwo kubaho, amahirwe n'ubwigenge. Iyo igihugu gitekanye, abaturage bishimira amahoro, babona amahirwe, bakumva bari mu muryango umwe. Ntugatume ibyo abandi bibwira cyangwa bavuga bikubuza guharanira ibyo wowe wemera. Ubaha ibitekerezo byawe, ukore ibyiza. Nubwo abantu bafite imyemerere, ibitekerezo bitandukanye, ibyo ntibigomba kuba imbogamizi ku bumwe n'iterambere. Ibingenzi ni ukureba icyo duhuje, kureba igihugu ubwacyo, ni byiza rusange. Ni ugukangurira buri wese kugira icyizere, ubushake no kwemera ko ashobora. Nshobora kubikora. Iyo umuntu afashe iyo mitekerereze, ahitamo gukora, kwigira no gushira imbaraga aho akwiye. Ibigeragezo si byo bidusenya, ahubwo biratubaka. Iyo uhanganye n'imibabaro, uba urimo kubaka imbaraga nshya, ubumenyi busha, n'ubushobozi bwo gutinyuka. Niba wakunze aya magambo, ntiwibagirwe gukanda subscribe, like, comment na share.